bahiye byose bagura ibigori nyine mu bagande bamerewe neza bahinga ndetse n'ibishyimbo ndetse n'amasaka ku buryo rero nyine ubugande ndetse bwabonye ikiraka mu Nkotanyi abagande nyine nabo byarabakijije kubera amafaranga nyine ava mu mahanga ayowe mu mabanki y'Abatutsi n'ibyiciro byabo. Birumvikana ko ubugande bakirira muri intambara burakirira cyane kuko bugurisha ibigori uko bubonye bukagurisha amasaka bukagurisha ibishyimbo, ariko rero ndetse ko iyo ni inyungu ntoya, ni inyungu yo kureba hasi, ntabwo ari inyungu umuntu aba areba kure. Kigeze ko yitera abwira icyo kintu Museveni nyine akakibwiza ukuri. Ikindi kivuga mu mahanga nyine ni ibyerekeye anketi yuriya musenegare witwa niba ari Segi niba ari Gisi. Uwo muntu rero nawe yatangiye kukameza ngo yakomeza raporo ngo asanga ngo ubwicanyi ngo bwari buteganyijwe, nyamara ntakarere iritegura FPR itegura intambara, ibyo ntacyo bivugaho, ntakagire gute. Ariko ngo mbere yuko perezida apfa, wumva ukuntu ateye isoni uwo muntu, ngo mbere yuko perezida apfa, ngo nk'isaha mbere yuko apfa, ngo abantu ngo abaturage bari batangiye ngo kugota imihanda, ngo nk'aho bari bazi yuko inyenzi Inkotanyi z'ibuguse iyo ndege. Mu by'ukuri rero nawe azi nabi. Ubwo niba Nkubito yagiye kureba nibo bamwandikiye, ni bande yandi bara bose b'igihe bagiye Burayi, ubwo nibo bagiye bamwandikira iyo raporo nuko asinya munsi baha ngo ari byo yabonye. Uwo muntu uko nigeze mukubita ijisho atigeze aza no kureba RTLM radiyo bavuga ngo iteranya abantu, we ntanaza atigeze kureba nabo banyamakuru bateranya abantu ko basa, ntanaza atigeze kureba aho radiyo ikorera, kandi yabariza bari kumugeza ibyo byose mu buhungiro bwa RTLM nako muri Blende tukamwereka kuko na Dare yaradushatse kandi yaratubonye. Uwo muntu se yakoze nk'iki ayikorera mu gihugu, yabonanye n'abandi, yabonanye n'abantu ki ibyo byose byaje ki ntabwo twebwe ari twitayeho. Bamubaje bati uzakira ibisa hagaragara yo kumenya abantu bishe ngo bagezwe mu nkiko mpuzamahanga, ibise ngo azayikora. Ubwo rero marabwira abantu ngo bamukorere ibise nta yindi mwigeze kubona yaciye na Rusha ngo ni skadrodoramo, ugasanga n'umuntu utari wakora imbunda ngo ari muri skadrodoramo. Nuko batanze ibise mwabonye abantu nka 30 n'abangahe, kandi bakarere kamwe gusa, ugakeka yuko umuntu ashaka gukora skadrodoramo akagenda rokita mu bakire rigerite, mu bantu bazi kurasa, mu bantu bazi kugira gutya, ariko ugasanga bakize abantu nyine banga kirisi. Ubu rero nanone aho bashaka kubuza uburyo buri inyenzi zizagera gikora kirisi cya Kabutindi, bati ngaba aho bashaka kubuza ubuminisitiri, aho bashaka kubuza gukomera muri politiki, aho bashaka kubuza gukomera mu itangazamakuru, bashyira ku liste bati ngiyo dore ngaba baruvumwa mu Rwanda, nimutabare usange barabimaziza zo kwitemberera, usanga abantu babamerewe nabi. Ariko byose nyine ari ukugira ngo gusa babateshe umutwe muri iki gihugu, noneho bisigaranire ibyisa. Ayo mayeri y'Inkotanyi nayo bamenye yuko twayamenye, ntabwo tuzongera kuyemera na gato, ntabwo tubitaye. Hari ikindi kivugwa kubyerekeye inyenzi n'abo bantu babunze urupfu n'ubwoba, abo bacuruzi b'urupfu n'ubwoba rero noneho ngo bageze mu Kirinda, hariya muri Kibuye hafi ya Gitarama. Ariko rero ikintu gisekeje ni uko umunyamakuru muri bwa buryo bwo kugira ngo bahe Inkotanyi icyubahiro zidakwiriye n'ubutwari zitagira, ni ukugenda nyine zogeza umuntu wavuze ngo yari Kirinda, ngo yumva ngo ikintu gicuritse ngo muri kilometero 5, umuntu yakoma ikintu gicuritse akamenya ko kiri muri kilometero 5 gute. Ibyo byose nyuma se niba ari umuzinga abwira yuko atari umuzinga wacu, ahubwo wakumira inyenzi zashaka kujya muri Kibuye. Ndetse yuko mu by'ukuri gukiza mu mahanga ngo umenya ngo Inkotanyi ngo zagiye ngo zirimo ziraprogresa buri wese nuko wari Kirinda ngo kundi ikintu gikurikiye muri kilometero 5. Ndetse ubu ngubu no mu minsi y'inkuba, no mu minsi imvura y'imigwa, wasanga ari n'inkuba yumvise. Uwo muzungu rero agashaka muri Inkotanyi icyubahiro zidafite, kugira ngo abantu bari mu bitaro Kirinda bagire ubwoba, bagire gute. Nabwira gusa bari mu bitaro Kirinda cyangwa se bari Kirinda bose yuko mu by'ukuri murabona imisozi yanyu ukuntu imeze, kugira ngo inyenzi yirukankemo n'urubunda runini cyane biraruhije. Nitegera ahubwo mu muhanda iyo mbunda muyifate ukuntu hari n'inzira, ntabwo yakwikorera urubunda runini cyane ngo rugeze mu misozi. Nyuma rero mumenye yuko ibyo bibunda biturika twabimenyereye hano i Kigali, n'izindi bituritse amezi 3 yose byo kubakura mu byanyu yitwara mu gupfa. Ndakeka ko mufite imisozi ihagije ihanamye ku buryo buhagije kugira ngo muhungiremo izo nyenzi. Kumva rero abo bacuruzi b'urupfu ngo baje
abo bacuruzi b'urupfu n'ubwoba ngo bayogoje nanone ngo Kibuye n'abanyamakuru bagenda babatiza ubutwari bakagira ibintu byo kujya gahata ngo ngaho bageze urubona nk'aho ari abagoronome bivuze bazigisha n'abaturage ko bahinga ngo ngaho ngo bageze isonga nk'aho bazi no gutera inka mu intanga kugira ngo zororoke. Abo se abaturage babishimira gute ko ntacyo bazanye kujyana bya bote binuka ngo bagiye kuyogoza igihugu no gukura abantu mu byabo. Ibi ngibyo ntawe ubyitaye hanyuma n'abanyeshuri mukomere no gukurwa umutima n'abo bantu bo mu mahanga babeshya nyine baho ubutwara Inkotanyi bidafite kubera gusa mu rugo ziyogoza zigenda nka serwakira mu by'uko serwakiro iteka itambira byinshi ariko isohoza bike. Nyuma dukomeje noneho mu mahanga nanone ikintu cyavugwa ni Burundi. Mugenzi wanjye na niya mukanya baza kubisesengura neza ariko mbaye mbakiriye muri make. Mu Burundi naho baravuga yuko ari radiyo ivugira ahantu batazi, baravuga yuko ndetse abantu abasirikare bakamirana n'abasivili ku buryo bukomeye. Nibyo rero ndakeka ko burya iyo umuntu yagusuzuguye niyo ko gusa kaya gatsiko k'abatutsi b'i Burundi ntabwo ari n'ab'i Burundi gusa, ubundi abatutsi bo muri province amanyama yabashyizemo, ahubwo agatsiko k'abatutsi b'abanyarwanda n'abatutsi b'abarundi bibereye Bujumbura gusa niko gateye isesemi. Abo bantu rero umunsi nako simbizi ariko inshuti yabo irabaze. Reba nawe vice perezida Ndadaye n'abamufasha izo nkeke ntizirakorwa aho gusa ikihebe ngeze kiri hejuru ku isonga kivuza induru kirashakira amasaka 50% mu baburugumestre, 50% muri diplomasi, 50% muri za ministeri. Ugasanga nyine icyo kihebe ubundi bavuga ko ari umuhutu kikishije Ndadaye mwene wabo kikisha bagenzi be. Ubu kirimo kirashaka guhitana ibibazo ntibantunganya. Mu by'ukuri urebye abo bantu ako gatsiko k'abatutsi nyine bigize abatesi biherera umunsi hagize Museveni w'abahutu uboneka, hanyuma ibingibi bikurikira i Kigali nabo bigakurikira i Bujumbura baziroha muri Tanganyika. Turebe yuko ubutegetsi bwabo bazajya gutegekera muri Tanganyika hamwe bategeka amata. Ubwo rero ibyo nabyo ni ibintu nyine ariko byose bigenda bituruka ku gushaka gutegeka kw'abatutsi aho bari hose, haba mu Rwanda, haba mu Bugande, haba mu Burundi, haba mu majyaruguru ya Kivu, haba hehe. Ndetse inyota y'ubutegetsi nibyo bikurura ibintu byose. Twizere yuko bazagera bakabona ko tubanaga mu isi iba yarakaye kandi yuko igomba kubona ijambo kuko muri Afurika y'Epfo byagenze. Mukomeje kumva RTLM radiyo yigenga ivugira hano i Kigali. Mu kanya saa tatu n'igice mugenzi wanjye Ananiya kubasesengurira ibintu byavuzwe mu makuru yabaye, mu makuru yiriwe mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Mwaramutse na nyine mwaramutse kandi mwaramutse inshuti za RTLM. Uyu munsi kuri tariki ya mbere Nyakanga umwaka 1994 turi ku munsi wa 86 kuva inyenzi z'ubuye mu Rwanda. Uyu munsi rero twagombye kwizihiza isabukuru y'imyaka 32 u Rwanda rumaze rwigenga. Twagombye gukora karasisi ariko ako karasisi tugiye kumara imyaka 4 tutagakora kuko igihugu cyacu cyateye n'inyenzi. Igihugu cyacu kirava amaraso amenwa n'inyenzi. Nta karasisi rero mu mivu y'amaraso. Gahigi araza kugira icyo ababwira kuri uyu munsi. Umunyamakuru wa radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa uri muri Gisita ku Kibuye aratangaza ko yabonye abatutsi 30 ngo bari bamaze ibyumweru 8 bihisha Abahutu. Ngo ubwo bari bamanitse rero babonye abasirikare b'Abafaransa bambaye n'abo baturage bari bambaye utwenda tw'uduswangi bitwaza amacumu n'amahiri ngo kandi barimo inkomere nazo zirimo umwana w'imyaka 5 wari yacitse akaboko. Uwo munyamakuru Abahutu barabarereraga ariko batinya kugira icyo babatwara kubera ko abo baparakomando b'ingabo za Faransa zirwanira mu mazi ngo bari babatsinze imbunda. Iyo rero ni inkuru babwiye kimeze gutyo. Murumva namwe icyo ushaka kuvuga, icyo ushaka kugeraho ni uguteranya abantu kurushaho. Iyo radiyo nanone itabatutsi 80 barimo inkomere burijwe kavuga ibihugu z'Abafaransa bava mu bisesero sinzi n'abanyakibiri bagomba kuba hazi cyangwa ari umuzungu wabivuze nabi. Bava mu bisesero rero ku Kibuye berekeza Iyagoma muri Zayire. Christophe Rwabugiye insanze kampano yabwiraga nawe uri muri ako karere aravuga ko yageze Kirinda akasanga inkomere 80
izo nkomere rero aririnda kuvuga ko ari iz'abahutu, kuko kandi izo nkomere ni iz'amasasu n'inkotanyi. Izo nkomere rero zakomerekeje nk'uko abivuga, zakomerekejwe mu mirwano y'inkotanyi ngiyera hafi y'aho Kantano yababwiraga yuko uwo muzungu Christophe Rwaburiye ngo yaba yarumvise umuzinga uturikira kuri kilometero 5, bityo ngo Inyungu inkotanyi zikaba zatekera ku karere k'iburengerazuba n'amajyepfo y'igihugu, ndetse yabivuga usanga asa n'uzivuga iri. Akavuga rero aho ngaho ko yahasanze impunzi z'abahutu zigeze ku 30,000 zahungaga mu turere imirwano yari iberamo, ariko ngo izo mpunzi zikaba zari zifite icyizere cy'uko abasirikare b'Abafaransa bari kumwe nabo bagera kuri 30 ngo bashoboraga kuba baje kugira ngo bahagarare hagati y'abarwana, imirwano ihagarare, abo bahutu nabo bazinze akarago bagenda bagire amahoro. Uwo munyamakuru we akavuga ati nyamara abo bahutu baribeshya, kuko ingabo z'Abafaransa ntizaje guhagarara hagati y'abarwana, ahubwo zaje kurenganura abarengana. Aha rero ntabwo byumvikana neza ukuntu abantu baba barwana ukongerwa ntukize nabura ngo amahoro agaruke, ariko ibyo byihoreze. Ya mibonano hagati ya General Galère na General Bafukade uyobora ingabo z'Abafaransa yabereye kuri Goma, bemeje muri iyo mibonano ko bazahuza ibikorwa ibyo bita coordination. Ubwo rero hashyizweho abofisiye bane bazajya bakora imirimo y'ihererekanyabutumwa, ayo bita les officiers de liaison, hagati ya minuwari n'ingabo z'Abafaransa. Radiyo y'Abafaransa nanone iratangaza ko ejo igisasu cyaguye mu isoko rya Nyarugenge maze kikica abantu 3 bari mu mwanzi. Iyo radiyo ikirinda kuvuga ko icyo gisasu ari inkotanyi zakirasa. Birumvikana iyo ihitiriye umwanzi uba umushyigikiye. Inkuru rero ikomeye Kantano nanone yashyize n'udomozaho, nanjye nabanje gusa nisegurira igihe navugaga ariya makuru yazakiriye n'ahandi n'Abatutsi biriza z'akajugujugu. Iyo nkuru ikomeye yerekeranye n'akagambane amahanga akomeje kugirira abahutu bo muri iki gihugu. Umutansi wa ukomoka muri Cote d'Ivoire, Kantano yababwira ko akomoka muri Senegal, ariko mu by'ukuri akomoka muri Cote d'Ivoire, yitwa Hone Denisegi, ngo aherutse twebwe ntawigeze amukigera, twigeze twumva kuri radiyo Rwanda ko uwo muntu yaba yarabonanye n'abategetsi b'u Rwanda, ahubwo ngo aherutse ino natwe niko tubyumva, ngo aze gukora iperereza ku bwicanyi bwabereye mu Rwanda. Imbanziriza ngirwa iyo raporo yarasohotse, dore ibikubiyemo mu magambo make nk'uko twabyumvise muri radiyo y'Abongereza, muri radiyo y'Abafaransa zikunze gushyishya urugamba. Icyambere, Hone Segi ntavuga uwahaniwe indege ya Perezida Habyarimana, akamwicana na mugenzi we Burundi, akamwicana n'abari bamuherekeje barimo nyakubahwa Jenerali Nsabimana Deogratias wayobora ingabo z'u Rwanda, barimo Colonel Sagatwa, barimo Ambasaderi Yenzaho, barimo Dr. Akingeneye, barimo abaminisitiri 2 b'u Burundi, barimo n'Abafaransa 3 b'abofisiye n'abandi. Icya kabiri, Hone Segi aremeza ko ngo habaye umugambi wo kurimbura Abatutsi, ari byo twagumye kubasobanurira y'uwo mugambi koko kurimbura ubwoko buriho n'ibyo bita Jenoside. Ngibyo akaba yarabibwiwe n'abantu yizeye, ibyo yita témoignage digne de foi, ndetse ngo barimo n'Abatutsi. Cya gatatu, Hone Segi akongera ati ubwo bwicanyi nabwo bwageze ku bahutu batisha make. Ati reka nsubiremo, ubwo bwicanyi nabwo bwageze ku bahutu batisha make, aho mu gifaransa yita le modéré, akavuga ko nabo bapfuye baryozwa ahanini ngo ko bari ibyitso by'umwanzi. Aha rero uyu mugabo bwa mbere yaremeza ko hapfuye Abatutsi gusa, noneho akavuga ko hapfuye n'abahutu modéré ngo bazizwe yuko ari ibyitso by'umwanzi, akongera byose akabivanga rero akavuga ko ari ubwicanyi bwatsembaga ubwoko bumwe. Ntawamenya rero ibyo avanga, icyo ashaka kugeraho, niba azagera akanabivangura, ibyo ari byo byose icyerekezo mwakingiye. Icya kane, Hone Segi ati
n'inkotanyi zarishe ariko zihora, ariko ntabwo avuga ko zishe abahutu ndetse zigamije no kubatsemba, na n'ubu zikaba zikiriye. Urukiko rero rwa segi mpuzamahanga asaba ko rwazaterana rugatira abahutu urubanza ngo abahutu bishe abatutsi, ngira ngo n'abatutsi bagombye kuzazitaba, kuko ako gatsiko k'abatutsi nako gasa n'akagamije kurimbura abahutu mu turere kimwe na kimwe tw'igihugu bagiye bageramo, nk'uko twakomeje kuyabwira kuri radiyo yanyu. Gusa nk'uko natangiye mbivuga, segi yirinze rwose gushakisha uwishe perezida Habyarimana ngo uwo wishe perezida Habyarimana aba ari we uba nyirabayazana w'ibyakurikiyeho byose, ahubwo icya arakirenga akagera ku nyinshi, ndetse nk'uko kampani yabwiye akavuga ko na mbere y'uko perezida wa repubulika agwa mu ndege bamaze kuyirasa ngo abahutu bari batangiye gushyira amabariyeri bagamije gutangira abatutsi kugira ngo babice. Aha rero ntabwo kumvikana neza, haraho bagenzi banjye, haraho turi kumwe baraza gusesengura kurushaho. Icya gatanu rero, ronesegi ararega ndetse ngo abantu barimo n'abasenyeri bahaye abaturage imbunda kwirwanaho, ibyo bita arme osivili. ubwo rero ubwo avangamo n'abasenyeri nta gushidikanya ko ashobora kuba asegurira inkotanyi muri buriya bwicanyi zagiriye abasenyeri b'u Rwanda, ndetse nabyo ubwazo zikazivuga ko zahoraga, bityo uko guhora bikunze gushyira imbere na segi ashyira imbere muri raporo ye, kukaba kugamije kuba kwakoroshya icyaha cy'akariya gatsiko k'abatutsi nabo bashaka kumara abahutu. Aha aranavuga ngo kuri urubyiruko rw'u Rwanda, urubyiruko rw'abahutu rwahaye imyitozo ya gisirikare, ndetse agasa n'utunga agatoki ngo igihugu cy'igihangange kimwe akavuga izina. Uretse ko bamubajije n'uruhare ubugande bwaba bufite muri iyi ntambara, muri ubu bwicanyi bwabereye muri iki gihugu, araruka ararumisha. Ntawamenya rero, ndavuga ngo abite kuri urwo rubyiruko rw'abahutu mva rwahaye imyitozo ya gisirikare, ntawamenya niba urubyiruko rw'abatutsi ruhanganye n'urwo rw'abahutu rwo nta myitozo ya gisirikare rwigeze rubona, bityo ngo n'abo batutsi aba yavuga yuko babonye imyitozo ya gisirikare, ahubwo nk'uko bigaragara arikoma abahutu gusa. Ronesegi biragaragara ko bamwandikishije muri raporo y'ibirego bye kurega radiyo Rwanda no kurega radiyo RTLM. Aha nibwo bwa mbere twumvise muri raporo barega radiyo Rwanda, radiyo y'igihugu, bavuga ko izo radiyo zombi z'ukuri n'iki gihe zishyigikiye imbaga nyamwinshi y'abahutu mu gihe birwanaho, izo radiyo zombi zasakaje urwangano hagati y'abahutu n'abatutsi, ndetse ngo zishobora kuba zifite uruhare muri ibyo yitana bavuga. Ronesegi ati bampaye irishe abahutu ngo bagize uruhare rukomeye mu bwicanyi, mu gifaransa abo yita recommanditaire. Iyo rishe rero ngo akazayishyira ahagaragara, ariko amaze kubona ibimenyetso simusiga by'uko abo bahutu bari kuri iyo rishe koko bagize ubwicanyi. Ibi bintu rero ntabwo biba byumvikana, ntabwo wafata abantu ngo bashyire kuri rishe y'abicanyi utari wabona ibimenyetso. Niko kuvuga rero kampani nanone yababwiye ko iyi rishe isa n'iyo yindi inkotanyi zigeze gutanga rusha mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 1993 zivuga ngo dore abicanyi mu gihugu, maze zishyiraho abo mu muryango wa perezida wa repubulika, zishyiraho mu mashyaka atavuga rumwe nazo, bose baragenda 37 barimo abapolisi, barimo abafonkisiyoneri, iyo ni gurupe y'abicanyi mu Rwanda. Iyo rishe rero nta cyagitangaza mu gihe isohotse ifite. Radiyo BBC nayo mu gutangaza iyi nkuru yavuze ko minisitiri w'intebe w'ubwongereza ngo yababajwe n'ibikubiye n'ibanze rya raporo bikaba byamubabaza cyane. Iyo radiyo kandi nanone yavuze ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika yitwa Christopher Warren ngo yahise ashyigikira igitekerezo cyo gushinga urukiko mpuzamahanga rwo gucira abahutu imanza. Ngibyo rero asigaye ko mbona jewe na guverinoma ikavuguruza vuba na bwangu iriya raporo, ikamagana kuriya kubogama nako kuriya kuryama kuriya musansiro w'umunyafurika. Twebwe rero dukomeje ihame ryacu nk'uko
duhora tubabwira nk'uko gahigi yari yasubiremo, n'ugutsindwa bazadukoresha icyo bashaka, n'ugutsinda bazatugarukira. Reka rero nkomeze mbagezaho amakuru avugwa ahandi kugira ngo ndekere bagenzi banjye ijambo basesengure kundusha, cyane cyane kuri cya kibazo kiriya raporo ya Jenoside mu Bufaransa. Uyu munsi Perezida Mitterrand arabonana na Museveni, Kampani yaramaze kubabwira baje kuvugana ngo ku bibazo byigariza aka karere k'ibiyaga binini, kandi baje kwibanda ku kibazo cy'u Rwanda. Aho mu Bufaransa kandi haravugwa impanuka y'indege ku kibuga cy'Iturize, impanuka yabaye ejo, indege yo mu bwoko bwa Airbus 330 igahitana abadereva bari bayitwaye uko ari barindwi, ubwo yari igurutse mu myitozo yayo y'igerageza. Mu Burundi nanone Kampani yababwiraga imirwano hagati y'Abahutu n'ingabo z'Abatutsi irakomeza, ndetse abazungu baba muri icyo gihugu bakorera imiryango itagengwa na leta bakahafite impungenge zikomeye. Ubu barahuruza rero bavuga ko iby'i Burundi ngo byari bigiye kuba nk'ibyo mu Rwanda. Naho muri Afurika du Sud itariki ya 7 z'uku kwezi twatangiye umunsi, Perezida Mobutu wa Zaire, de Santos wa Angola na Nelson Mandela bazahurira aho ngaho muri Afurika y'Epfo, maze bige ku ntambara y'ubudasa imaze imyaka 19 yogoza icyo gihugu cya Angola. Twibutse yuko inama ya Leta ishinzwe umutekano yakomeje gukaza umurego ivuga ko izafatira Kazindi ibyemezo nakomeza kwanga iriya mishyikirano y'amahoro ibera imipaka. Kandi nanone nyango twababwiye sinzi ko umujyi wa Quito n'umujyi wa Malenga wari wagarutse mu maboko y'ingabo za leta. Muri Palestine haravugwa inkuru ishyushye cyane ivuga ko Yasser Arafat ari bugere mu ntara ya Gaza mu masaha make ari imbere. Arahagera yaturutse mu Misiri ndetse akaza kwambuka umupaka wa Isirayeli ahajya muri Sinayi. Ubwo rero yiteguwe n'abanyapalestine benshi bari muri iyo ntara ya Gaza yabonye ubwigenge butagase, bari mu mwakirane isa n'impundu, ndetse n'abasirikare ba Isirayeli bageze ku 8,000 bakaba babukereye kugira ngo baze kubahiriza umutekano. Mu ndiyari rero icyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru bahatanira n'igikombe cy'isi nacyo cyarangiye icyo cyiciro. Igihanga Diego Maradona cyo cyabaye gihagaritswe muri iyo mikino, cyahagaritswe n'inama mpuzamahanga ireba iby'umukino w'umupira w'amaguru. Bamaze gusanga ngo yarakoresheje ibiyobyabwenge kugira ngo agire power. Bamaze kumuhagarika rero ikipe ye yagize akaga, ikipe ya Argentine kuko yahise itsindwa ibitego 2-0, igatsindwa na Bulgaria ku kibuga cy'Dallas muri leta ya Texas. Naho abasuka Eagles nko kuvuga abakagoma bo muri Nigeria bongeye guhesha Afurika icyubahiro kuko bagiye mu yindi ntera muri iryo rushanwa ry'umupira ribera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo kipe rero rukumbi Afurika isigaye duhagarariye yatsinze Ubugereki 2-0. Mwari kumwe na Nkuzuzanani, reka nsubize bagenzi banjye ijambo. Yakoze na Niya, ndakeka ko Gahigi nawe afite ijambo. Murakoze Kampani, murakoze na Niya mu makuru mutugejejeho. Ndabona amakuru akomeye arabiye wenda nagira icyo mvugaho. Inkuru ya mbere akaba ari uko uyu munsi tariki ya mbere Nyakanga twagombaga gukora karasisi kwizihiza isabukuru y'imyaka 32 igihugu cyacu kimaze kibona ubwigenge. Ariko iyo sabukuru ako karasisi ntabwo twagakora, ahubwo turi mu kurwana n'inyenzi Nkotanyi. Iyo nkuru ndumva nagira icyo mvugaho. Indi nkuru nagira icyo mvugaho ni ya raporo ya Jenoside kubyerekeye ngo ubwicanyi bwabaye muri iki gihugu. Nk'uko rero kandi mbivuga, ubundi uyu munsi twari gukora karasisi tukizihiza isabukuru y'imyaka 32 igihugu cyacu kimaze kwigenga. Ndibutse ko iyi ntambara turimo twashoyemo na FPR Inkotanyi. FPR Inkotanyi igira ikipana n'inyungu. Inyungu rero muzi ko iyi Repubulika yacu ikivuka tukibona ubwigenge tariki ya mbere y'ukwezi kwa 1962. Inkotanyi ariko icyo gihe zitwaga Inyungu, zari zitarabatizwa zitwa Inkotanyi. Inyungu zari zigizwe n'Abatutsi bavuye muri Nari bashinzwe amatora, bahise bahungira mu bihugu bihana imbibi, bahungira mu Burundi cyane cyane, muri Uganda, muri Kenya. Noneho bishyira hamwe bakora umutwe witwa Inyungu.
inkunzi ndetse abakurikiye hafi akaba ari amagambo ahinnye tukaba tutashoboye kumenya icyo avuga ariko nk'abazi neza ijambo inyenzi icyo rivuga yazabigeza hano kuri RTLM natwe tukabigeza ku batwumva kuko inyenzi bakibyandika bigitera wabonaga ari ijambo rihinnye kuko nyuma ya buri nyuguti wabonaga hariho akadomo ubundi rero iyo ijambo ryanditse bityo ni ukuvuga ko aba ari amagambo ahinnye ubwo rero nk'abantu bakuru baba bazi icyo ayo magambo ahinnye ariko wayasoma uko ameze bigatanga inyenzi yazatubwira icyo bivuga gusa icyo tuzi ni uko nyine ari agatsiko k'abatutsi bari barahunze muri revolisiyo muri 1959 noneho baragenda bishyira hamwe bakora umutwe w'ingabo noneho barwanya repubulika igishingwa muri 1962 ubwo rero inyenzi zakomeje kugaba ibitero bituruka mu bihugu bituranye zigaba ibitero mu Mutara zigaba ibitero mu Bugesera zigaba ibitero muri Zansiri zigaba ibitero mu Birunga kugeza muri 1967 abakurikiye amateka y'iyo ntambara nibwo igitero cya nyuma cyabaye cy'inyenzi bwo guhera 1967 twebwe twabona gahenge ndetse abaparmehutu bakomeza kuririmba ko batsinze ariko batazi ko inyenzi zirimo kwisuganya zirimo gutegura intambara ubuzisi yarangiza dore guhera muri 1967 kugeza muri 1990 imyaka 23 inyenzi zitegura intambara ubuzisi yarangiza zagabye igitero muri 1990 ariko noneho ukabona icyo gitero cyo muri 1961 zigitera no muri 1960 muri 1990 zigarutse zigabye igitero ukabona ibyo bitero bisa kuko icyo gihe gitera bwa mbere repubulika igishingwa zateye zivuga rwose ko zize gufata ubutegetsi bo zarabivugaga ko zize gufata ubutegetsi zambuwe n'abahutu muri revolisiyo muri 1959 muri 1990 zitera zivuga ko nta demokarasi iri mu gihugu ko rero zize gushinga demokarasi ukibaza ko niba demokarasi izanywa n'amasasu izanywa n'imbunda ubwo rero muri 1990 zubuye ibitero ziratera ziturika gitumba yakomeza zimaze gutsindwa ziturika mu Birunga zikomeza kurwana rero kugeza igihe dushyiriye umukono ku masezerano Arusha noneho tuvuga ko tugiye gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho ariko inyenzi Inkotanyi umugambi wazo ntizawuvaho ahubwo zikomeza gutegura intambara zikomeza gukora ibyo bitaro kubituma gushaka abasore bo kuzirwanira ndetse zikomeza no gushaka abasansiro zikomeza kugura amasasu mu gihe twebwe abambari bazo batubuzaga kugira agakoresho k'intambara ya kamwe twaguze ejo bundi rero zihitanye perezida wa repubulika tariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 nibwo inkunga Inkotanyi z'ubunyarwano nibwo habaye n'imvuru mu gihugu biturutse ariko kuri iyo ntambara yuzuye n'Inkotanyi ubwo rero nkagira ngo noneho isubire ku kibazo cy'ubwicanyi kiri muri ya raporo ya Jenoside ihereye nyine kuri iyo ntambara navuze ko intambara ari akaga aho intambara ibaye ntabwo umuntu ayirwana wenyine intambara ubundi bivuga ko aba ari abantu babiri basamiranye noneho bakarwana nyine umwe akaneka undi mbere yo kumunesha hagapfa abantu abandi bagakomeza mbona rero umuntu ukora raporo akavuga ko habaye ubwicanyi bw'uruhande rumwe mu gihugu uwo muntu atumvise ko mu Rwanda hari intambara ko habaye intambara ko n'ubu igihari ntabwo rero twavuze ko FPR Inkotanyi igizwe n'agatsiko k'abatutsi extremiste ngeniste muhiriste kuko ari nk'abitangwa batagira icyo bemera basenya byose bakica udafatanyije nawe we tukumva rero ko ako gatsiko k'abatutsi extremiste kagize umutwe wa FPR Inkotanyi kashyitse abandi batutsi kati muturwaniriye n'intambara y'abatutsi turashaka gufata ubutegetsi abatutsi rero benshi babyirahamo ariko hari n'abatabigiyemo noneho rero bubu mu mirwano abahutu benshi bazi ko abatutsi aribo bari ibyito abatutsi bamwe na bamwe tuvuga bose aribo bari bagize umutwe umwe haza rero
intambara iza gufata isura y'amoko abahutu n'abatutsi abantu kuko baricana. Nicyo cyatumye mvuga nti intambara ni akaga, abantu baricanye. ubwo uwakora raporo yareba ko kuko bicanye mu mpande zombi, ariko ntavuge ngo habaye ubwicanyi mu ruhande rumwe. tubona rero nk'uko ingabo z'Ubufaransa zigera muri karere kagenzurwa n'ingabo za guverinoma, bati twabonye abatutsi biciye mu mashyamba, bati ariko twabonye n'abahutu b'inkomere barahana. twavuze ko uwakora ntekere ya nyayo akamenya isura y'intambara uko imeze, yajya no mu karere FPR Inkotanyi yagezemo, noneho akareba abahutu yishe, tukareba abahutu batihishe, kuko nyavuga ko nta witira ubwoko ku busemba, akareba ko hari abahutu batihishe mu ntoki, mu myumbati, mu myobo, mu bihuru n'ahandi. Abantu barahari, ndetse n'ikimenyimenyi hari imirambo 50,000 y'abahutu bavanye muri yake Victoria, akagera kayisukubitanye kayigeza aho ngaho. abakora nkeke rero nibarebe abo ngabo, abakora nkeke nibambuke bajingara, barebe abahutu ibihumbi n'ibihumbagiza bahunze Inkotanyi. none se babahungaga ari uko ari inshuti zabo, cyangwa bahungaga amasasi yabo, amasasi yabo, amasasi yabo, amasasi yabo.